Halo nongeye kubasuhuza kandi mbifurije amahoro y'Imana, amahoro aturuka ku Mana abane namwe abantu mwese mukunda channel yacu. Uyu munsi tugiye kureba iki cyatsi cy'umukunde. Abantu benshi bakunze kukibazaho bakavuga si byo bakivuga nibyo. Ibyo bakivuga nibyo. Nimba wemera ko Imana yaremye ibintu byose biri kuri iyi si, wemera ko hari n'ibyo yashyizemo imiti igomba kutuvura. Nukuvuga ngo Imana yaremye ibintu byose, yaba ibyatsi, yaba ibiti, yaba amatungo, yaba abantu n'utundi tuntu twose dusimba ibinini n'ibito, byose n'Imana yabiremye. Muri uko kubirema rero harimo ibifite mu bushobozi bwo kutuvura. Uyu mukunde rero niwo tugiye kuvugaho. Umukunde rero ni icyatsi cy'urukundo, ni icyatsi cy'amahirwe, ni icyatsi kikuzanira amashaba kandi ni icyatsi kivura. Ikintu cya mbere umukunde uvura umwaku, uvura amarozi. Babandi baba barakuroze kugira icyangiro bakakuroga kutagira igikundiro, umukunde uhita ubivura. Umukunde uvura umuntu ufite ikibazo cyo kudakundwa cyangwa se kutagira amahirwe muri business, ukabona urakora ntibigenda, ukabona urashaka kujya kwiteza imbere ariko ntago biri gukunda. Kubera iki? Uko nawe uba wagiye kuruhuka cyangwa se uri muri iyo business, harimo abanyamashyari bashaka ko izo business utazikora cyangwa udatera imbere, badashaka kushaka, badashaka kutera imbere. Abo ni abarozi. Ikintu cya mbere bakora nawe baraza bakagutambika iki, bakagutega ibintu byo kugira ngo udatera imbere. Hari abaroga abana bakiri bato b'impinja, bakabaroga kudashaka, bakabaroga kutabyara, bakabaroga kudatera imbere. Iyo ufite umukunde ukuriraho iyo mikoshi yose. Umukunde rero tugiye kureba uburyo nyamukuru. Ese umukunde ubundi uwivurisha ute? Wawukoresha ute? Wawukoresha ryari? Uburyo bwa mbere wakoreshamo umukunde, nimba uri umuntu utarya inyama, uzagenda ufate umukunde, nurangiza uwanike, ufate ibibabi. Umukunde ni utu twatsi kiba kimeze gutya, gifite n'udushyimbo. Abantu baba batuye ahantu hari ibiti cyangwa ibyatsi baba bawuzi. Uragenda ukavuga munyereke umukunde, ukawisoromera, ntibakubeshye, ukawusoroma ukagenda ukawanika. Wamara kuwanika ukuma, iyo umaze kuma ufata bya bibabi ukabivungura, bivungura bikaba nk'ifu. Iyo bimaze kuba ifu rero, ikintu cya mbere ubikorera, urabifata ukajya ubishyira ku nyama. Nimba utarya inyama byarakunaniye, unyanyagiza ku nyama ukazirya. Iyo uriye inyama cyangwa ukazinywa uganyanyagiza mu gasosi, bita bikunda. Ntabwo wongera kugira kwishimagura, kugira ibintu byo gufuruta, bita bishira, no kugira isesemi zo kutarya inyama. Icyo ni icya mbere. Inyama cyangwa amafi, abantu benshi baba batarya ibintu kandi bifitiye akamaro umubiri. Byaba byiza ukoresheje umukunde ukanyanyagizaho, birashira. Ushobora no kuwuhekenya utumutse, nka gutyo utiriwe uwanika, ukagahekenya cyangwa se ukagahekenyana n'iyo nyama. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri wakoreshamo umukunde, urawufata. Uzawufate nimba ufite icyangiro cyangwa se udafite igikundiro. Urabona hari abantu batagira igikundiro. Nimba uri umukobwa cyangwa umusore, ubajije izina, nimba uri umusore ugatereta, umukobwa ntakwikoza, urumva, ugateretesha n'amafaranga, ukabona bari kukurya n'ayawe, ahubwo nta rukundo rurimo. Ikintu cya mbere ukora, wowe fata umukunde uwushyire mu mazi woga, wiyunyuguze, ushyiramo dukeya ukajya woga, kandi ukabikora uzi kuri buhure na wa muntu uri kukubenga. Ukagenda ukamutereta. Kandi umukunde nk'uko nkunze kubibabwira, iyo umaze kuwukoresha, kirazira kwiyaturiraho ibintu bibi. Iyo ufashe umukunde urabanza ukiyaturiraho ibintu byiza, ukavuga ati mfite igikundiro nkura ku Mana. Imana yaturemeye ibyatsi byiza biduha igikundiro. Umukunde rero ndawisize, ukiyaturaho bya bintu byose wifuza. Nimba ushaka gutera imbere, nimba ushaka kuba uwa mbere mu ishuri, nimba ushaka kuba umuhanga, byose warangiza ukagenda mu nzira yawe. Nimba uzi kuri buhure na wa muntu, ukagenda wawukarabye,
nta kabuza azahita kwemerera. Nimba uri umukobwa ukaba utambuka, ushobora kuba uri mwiza cyangwa uri mubi, ibyo ariko buri wese agira nimero ye, buri wese agira ni ukuvuga ngo nta rukweto rutagira urwarwo. Nimba uri umukobwa, waba mwiza waba mubi, waba inzobe waba igikara, waba muremure waba mugufi, ibyo ntubyiteho. Ntuzarebe uko abantu badefinisa ubwiza cyangwa bavuga ngo ubwiza nk'umuntu mwiza ngo abameze gutya. Buri wese ni mwiza ku giti cye, Imana yamuremanye ubwiza bwe. Kugira ngo ibintu bigende neza rero, uzafata wa mukunde, nurangiza ugende uwushyire mu mazi, ugende wigendere witurize. Abakobwa ntabwo dukunze gutereta cyangwa abadamu, ariko ndakubwiye ngo abantu bazakwaka nimero, uzi kugenda mu nzira ukabona n'umuntu wakubaza nimero, wakubaza izina, wakubaza ngo witwa nde, igikundiro kizagenda, bazagukunda bikurenge. Ubwo ni uburyo bwa kangahe? Bwa kabiri narivuze. Ubundi buryo ni uburyo bwa business. Nimba ukora business, waba uzi ko ari abantu bagufitiye ishyari, waba utabizi, ugomba gushaka umukunde ukazajya uwinyanyagiza aho ukorera, cyangwa se ukawukamurira ukawuvuguta ugashyira mu mazi, ubundi ukazajya uyamena aho ukorera. Waba ari ukuyakoropesha, waba ari ukunyanyagiza aho ugiye gukubura nimba nta sima irimo, waba ari ukuyatera kuri ibyo bikuta by'aho ngaho, uzawukoresha. Ntabwo ari ngombwa ngo uhatose cyane, ushyiramo duke duke. Buri gihe uko ugiye gukora ukavuga ati wamukunde we, ngiye kugukoresha. Warangiza ukavuga ati Imana ndagushimiye ko waturemeye ibyatsi byiza bituvura, bituzanira amahirwe. Iki cyatsi cy'umukunde ndagikoresheje mu mbaraga wakiremanye, reka gikora akazi kacyo. Umukunde uhita ukuzanira urukundo. Ntimugasuzugure ibintu by'abakurambere bacu bakoreshaga, byarakoraga kandi byagiraga akamaro. Ubwo ni uburyo bwa kangahe? Muri business cyangwa se mu kazi, ahantu ukorera, ushobora kuwufata ukawukamura, ukanyashyira mu tuzi, ukahanaguza aho ukorera ku meza cyangwa se hehe, ukakuzanira iki? Amahirwe n'igikundiro. Ubundi buryo, nimba ufite umwana, ubona umwana bitameze neza, bashobora kuba baramwangije ukaba utabizi, bashobora kuba baramuroze ukaba utabizi. Nimba ushaka gukoresha umukunde rero muri ubwo buryo, uzagenda ushaka umuzi wawo, umuzi w'umukundi, ugenda ufate cya cyatsi nako umuzi, urandure gatoya umuzi, ugenda uwutogose mu mazi. Numara kuwutogosa, ujye ufata utuzi duke dukeya, nubwo wafata ikiyiko mu gitondo, ikiyiko nijoro, ugaha umwana wawe. Ndakubwiye ngo umwana wawe azagenda akira gahoro gahoro kandi bizagenda neza. Nubwo buryo ushobora gukoreshamo umukunde. Ntimwibagirwe gukora subscribe, ntimwibagirwe gukora like nimba ukunze iyi video, ntimwibagirwe gukora comment. Hanyuma mujye mumbwira amavideo mwifuza ko mbakoreraho atandukanye. Ingewe channel yanjye ni channel ivuga ku bintu by'ibiribwa n'ibintu by'ibimera, cyane cyane birushaho kutuzanira ubuzima. Hari igihe duteka indyo zimwe na zimwe zidufasha kuzana ubuzima, yaba iby'abana yaba iby'abantu bakuru, ariko tukanyuzamo tukanavuga no ku byatsi, ku bimera no ku bihingwa ibyo ari byo byose, icyo bimaze mu buzima n'ikintu byagufasha mu buzima bwawe. Byaba byiza rero nimba utarakoresha umukunde, jya uwukoresha. Buriya umurozi ntago aguteguza. Urashaka bakavuga ati uyu ntazigera abyara, uravuka bakavuga ati ntazakura, ntaziga, ntazatera imbere. Amashyari ari hose, ariko tujye tumenya kwivurisha bya byatsi byacu Imana yaturemanye. Tumenye ngo nubwo nyuma y'abarozi, hejuru y'abarozi, hejuru y'iki byose, hari ibimera Imana yaremye bidufasha. Imana niyo nkuru, niyo idufasha muri byose. Hanyuma natwe tukamenya gukoresha ibyo yaduhaye, sibyo? Ntago nkuko nkunze kubabwira, nk'imba amazi afite akamaro kayo, uba ugomba kuyanywa, ariko ntago uzarindira ko undi muntu aza kuyagutamika. Imana rero yaremye ibi bintu byose kugira ngo bifatikanyirize hamwe kutuzanira umumaro. Nimukoreshe umukunde, muwukoreshe kenshi gashoboka, mu buryo ubwo ari bwo bwose, uzabazanira amahirwe, ubazanire amashaba mutigeze mubona. Igikundiro kizisuka, bazagukunda bikurenge, ahubwo urukundo bure naho rukwiza, abakiriya uzaburaho ubakwiza. Murakoze cyane rero, mukomeze kubana natwe mu biganiro byose turimo dukora. Nimba ukunze iyi video, kora share, ukore like, ukore na comment, utubwire ngo murakoze cyane. Mugire ibihe byiza rero, ndabashimiye, murakoze kureba video yose, naho ubutaha.